Ese wigeze wibaza impamvu abantu bamwe bagera ku nzozi zabo nubwo baba banyuze mu bihe bikomeye? Ukuri ni uko buri rugendo rukomeye rugira ibihe by'ubutayu. Ingamiya ni inyamaswa yaremwe ku buryo ibasha kubaho no gukora urugendo rurerure mu butayu, aho amazi n'ibiribwa biba ari bike. Uyu munsi rero turarebera hamwe impamvu kwihangana ari kimwe mu mabanga akomeye agufasha kugera ku ntsinzi. Mu Bagalatiya ibice 6:9 haravuga hati, ntugacogore mu gukora neza kuko igihe nikigera tuzasarura tudacogora. Ingamiya yitegura urugendo rurerure, ibinure ikabibika mu gisebe cyayo bikayifasha kubona ingufu mu bihe bikomeye, kandi umubiri wayo ugabanya gutakaza amazi. Ibyo biyifasha gukomeza urugendo nubwo ibihe byaba bikomeye. Natwe rero mu buzima hari igihe tubura ibyo twifuzaga, imishinga igatinda cyangwa amahirwe akaza buhoro, ariko ibyo ntibivuze ko urugendo rurangiye. Kwihangana no gukomeza gukora neza nibyo bituma umuntu agera ku musaruro igihe gikwiriye. Isomo ryawe uyu munsi ni iri: niba hari intego wari utangiye gucikamo intege kubera utari kubona umusaruro, ntuyireke, ongera indi ntambwe imwe uyu munsi. Komeza kubiba, komeza gukora neza kandi wihangane nk'ingamiya, kuko nayo ikomeza urugendo mu butayu. Nawe rero komeza urugendo rwawe nubwo rwaba rugoye. Ese witeguye kwihanganira ubutayu mu rugendo rwawe? Niba ubyiyemeje, andika niteguye mu bitekerezo kandi ukomeze gukurikirana uru rugendo. Jya uzinduka uyobore umunsi wawe.